Today we are going to talk about Uyu munsi tugiye kuvuga ku mbaraga z'urugamba ruheruka, that. ya ntambara iheruka amateka y'isi. Before we do, let's just open. Mbere yuko dukora ibyo, reka tubanze dusenge. Heavenly Father, Data uri mu ijuru, are totally tukwishingikirijeho byuzuye, and we pray that you will kandi turagusabye kugira ngo ku bwa Mwuka Wera ubane natwe muri kino cyigisho kandi uturinde, kandi urinde buri muntu wese aho ari hose ugikurikiye. Mbisenze mbisabiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Where are we in the Mbese duhagaze hehe muri uno muraba w'ibihe bisoza amateka y'isi? If we turn to Iyo Matthew tugiye muri Matayo igice cya 24 nk'uko dukunze kukirebamo, dusoma aya magambo ku murongo wa 3 avuga ngo, nuko yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza hari biherereye baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari, kandi ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe, n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Nuko Yesu Kristo arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Now many people Rero abantu benshi basoma bino bimenyetso by'imperuka byanditswe muri kino gice, maze bakavuga bati ibi ngibi n'ubundi byabayeho byahozeho kuva kera, bati twagiye tugira imitingito, twagize intambara, twagize ibyorezo, twagize abiyitirira Mesiya. Bakakubaza bati none ni iki kiguhamiriza yuko ibi bihe ari byo byanyabyo duhagazemo by'imperuka nk'uko byavuzwe muri Matayo 24? but we must remember Ariko tugomba kwibuka yuko ibi ngibi Kristo yavuze bigomba kubera igihe kimwe mu minsi y'imperuka, kandi bikabaho icyarimwe. Ibyo nibyo bitugaragariza yuko tugeze ku iherezo, kandi ibyo ngibyo nibyo bizuzuza neza ishusho ya gihanuzi. Nibyo byagombaga kutwereka neza aho duhagaze muri uno murabo w'ibihe. Rero ibimenyetso by'imperuka bishobora gushyirwa mu byiciro bitandukanye, kandi buri cyiciro cyose muri ibyo ngibyo kigomba gusohora byuzuye, ndetse bikabaho mu buryo bukomeye cyane icyarimwe, mbere gato yuko ishusho nyayo yuzuye ya gihanuzi igaragara. Reka rero turebe kuri ibyo byiciro byose. number one, Icyiciro cya mbere ni ibimenyetso byo kwangirika kw'ibidukikije bigomba gukwirakwira ku isi yose. Ntabwo bizaba mu gihugu kimwe, ahubwo bigomba gukwirakwira ku isi yose. Icya kabiri, ugusubira inyuma mu mico mbonera bihuye n'ubuhanuzi bw'imperuka nabyo bigomba kuboneka ku isi yose. Icya gatatu, amakimbirane ashingiye ku moko agomba kuboneka ku isi yose. Icya kane, ishusho y'iby'ubuhanuzi bwavuze kuri politike nabyo bigomba gusohora mu buryo bwuzuye. Icya gatanu, ishusho y'icy'ubuhanuzi bwavuze ku iyobokamana nabyo bigomba gusohora mu buryo bwuzuye. Icya gatandatu, aricyo giheruka, ugushyirwaho kw'amategeko ajyaniranye no kubuza abantu kugura no kugurisha, ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ku mugaragaro ry'ikimenyetso cy'inyamaswa nabyo bigomba kuboneka ku isi yose. that's a terribly tall order. Uru ni uruhererekane rukomeye cyane ruteye ubwoba. Kugira ngo ibi bintu byose bisohorere icyarimwe, nta kindi kintu biba birengurizaho uretse kuzuza nyabyo ishusho ya gihanuzi iheruka. Rero tugomba kureba bino byiciro byose, kandi tukareba niba uyu munsi bihari byose. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kuduhamiriza yuko igihe ari kigufi cyane. Kandi nimureba hano inyuma mukareba ku nsanganyamatsiko y'ibino byigisho by'amavuna, bifite umutwe uvuga ngo intambara zo kwizera, urugamba ruheruka ruraje. None niba iyi ariyo nsanganyamatsiko yacu, tugomba kwibaza neza niba bino bimenyetso byose by'imperuka biri kuboneka uyu munsi. Reka rero turebe kuri ibyo ngibyo muri Bibiliya. Icya mbere, ukwangirika kw'ibidukikije kugomba kugaragara ku isi yose. Twagiye dusoma aya magambo, maze tubona ku murongo wa 4 Kristo avuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Umurongo wa 5 haranditse ngo, kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bazayobya benshi. None ibyo ngibyo twagiye tubibona mu bihe byashize, yuko hagiye habaho abiyita ba Mesiya batandukanye mu bihe bitandukanye by'amateka y'isi. Ariko muri kino gihe cy'imperuka ibyo ngibyo bigomba kugaragara cyane mu buryo butari busanzwe bwarigeze bubaho na rimwe. Haranditse ngo benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bazayobya benshi. Umurongo wa 6, kandi muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, ariko ntimutinye kuko ibyo byose bigomba kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ubwo rero hano tuhabonye ibimenyetso bibiri bikomeye cyane, abiyita Kristo ndetse n'intambara n'impuha z'intambara. Ishyanga ritera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, inzara, indwara z'ibyorezo, imitingito mu bice bitandukanye by'isi. Umurongo wa 8 haranditse ngo ibi byose ni intangiriro y'umubabaro. Uko rero niko Kristo yabivuze, kandi tugomba kureba uko birimo birasohora uyu munsi.
nitujya hano ku kinyamakuru cyitwa Religious News Service dusoma aya magambo avuga ngo Mesiya wo kuza kwa kabiri kwa Yesu yamaze kuza kuri Pasika 2021. Mbese ibyo ngibyo si igitangaza? None se ubwo twaba tukirimo turakora iki kuri nosi? Kuko ukurikije icyo Bibiliya ivuga, igihe Yesu Kristo azagaruka ku nshuro ya kabiri ntabwo kizaba ari igikorwa cyo mu ibanga kizabera mu gace runaka, ahubwo kizaba ari igikorwa kiranguruye cyane ndetse kizumvikana kikanagaragara ku isi yose. Hazabaho ijwi ry'impanda ikomeye kandi bizamera nk'umurabyo wo mu kirere urasira iburasirazuba ukabonekera n'iburengerazuba, ndetse na Kristo ntabwo azakandagiza ikirenge cye ku isi, ahubwo azahamagara intore ze zizamuke mu kirere. Abapfuye bazazuka n'ubwoko bw'Imana buzaba bukiriho, bose bazazamurwa hejuru mu kirere tujye gusanganira umwami mu bicu. Ubwo rero nta na kimwe muri ibyo ngibyo cyasohora Yesu Kristo aramutse azaza mu ibanga, cyangwa se wenda yaramaze kuza nk'uko babivuze. Hano hari inkuru ya Israel Today, ni inkuru y'Abayahudi ivuga ngo umurabi mukuru muri Israeli yavuze ngo izina rya Mesiya vuba aha ngaha rigiye guhishurwa. Barakomeza ngo umwe mu barabi bakomeye cyane bazwi muri Israeli yavuze mu cyigisho cya video yatambukije kuri YouTube mu cyumweru gishize avuga yuko izina rya Mesiya vuba aha ngaha rizahishurwa. Ubwo rero hari ukwitegura ibintu nk'ibi ngibi gukomeye cyane kurimo kuragaragara mu isi. Uyu nguyu wundi we yanagiye kure cyane muri ibyo ngibyo. Ni inkuru nanone ya Israel Today ivuga ngo umurabi umwe muri Israeli yavuze yuko ubu ngubu arimo arakorana ibiganiro na Mesiya. Ibi ngibi biratangaje cyane kuko Bibiliya ivuga ngo buri jisho ryose rizamureba ubwo azaba agarutse. None uyu Mesiya arimo aravugana nawe ninde? Mbese ni Mesiya uvugwa na Bibiliya? Ntabwo ashobora kuba we, kubera yuko ibi ngibi bavuga bidahuje na Bibiliya. Ariko ikintu cy'ukuri ni uko ibi ngibi birimo birabaho mu isi yacu kandi byari byarahanuwe mu buhanuzi bwa Yesu Kristo. Rero uyu murabi yabwiye abanyamakuru ku munsi wa mbere w'icyumweru kuri radiyo yitwa 2000 yuko uyu murabi yitwa Chaim Kanivsky ubu ngubu ari mu biganiro na Mesiya. Ibi ngibi ukurikije icyo ubuhanuzi bwavuze ni ukwigaragaza gupfuye kwa Mesiya. None se bite ku bijyanye n'intambara n'impuha z'intambara? Twagiye tugira byinshi cyane nk'ibyo ngibyo muri nosi, kandi hano Al Jazeera yaravuze ngo mbese intambara iri muri Ukraine yaba irimo iraremera inzira gahunda nshya y'isi cyangwa itegeko rishya ry'isi. Iyi nkuru yatangajwe muri Werurwe 2022 kandi icyo gihe iyi ntambara yari imaze ukwezi kumwe gusa itangiye. Uyu munsi tumaze kurenga hafi amezi 8 ino ntambara irimo iraba. Mbese bino bintu ntibitangaje? None se ntihaba hari ikindi kintu bano bantu barimo barakora inyuma y'ibyo turebesha amaso yacu? None se haba hari umugambi wo gushyiraho ino gahunda nshya y'isi, New World Order, kandi bagashaka no gushyiramo ibihugu byose byo ku isi muri iyo gahunda? Barakomeza ngo iyi ntambara kandi irimo irasobanura uburyo ibihugu bigendera kuri demokarasi bizahangana n'iterabwoba ryo mu hazaza ndetse n'izindi ntambara zo mu hazaza. Ariko se imfatiro z'iryo tegeko rishya ry'isi zizaba izihe? Mbese amahame yo mu burengerazuba bw'isi azakomeza ahagarare? Hano hari iyindi article yatangajwe na Time ivuga ngo intambara iri muri Ukraine irimo irateza inzara ikomeye cyane ku isi uhereye igihe intambara ya kabiri y'isi yose yarangiriye. Byatangajwe n'umuryango w'abibumbye. None twagiye tubona inkuru nyinshi cyane zitandukanye zivuga kuri kino kibazo, kandi si ibyo byonyine ahubwo n'uburyo bwo gukwirakwiza no guhererekanya ibintu mu isi nabwo bwaribasiwe cyane burarimburwa. Uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu byose byajemo amakimbirane ndetse n'ibibazo bya esanse na peterole nabyo bwabyo byarakomeye cyane mu isi. Rero ibi ngibi ni ibintu birimo birakomeza kugenda bibaho cyane kandi byihuta, kandi biri kongera inzara ikomeye cyane mu isi. Rero reka turebe iki isi irimo iravuga kuri kino kibazo cy'umwihariko. Uburayi bushobora kongera guhinduka isibaniro ry'urugamba mu gihe gitoya cyane kigiye kuza. Uyu munsi iyo ntambara n'ubundi yaratangiye muri Ukraine, kandi iki kibazo cyo muri Ukraine cyahindutse ikibazo cya mbere gikomeye cy'umutekano ku bumwe bw'uburayi bwose. Abanyaburayi nta yandi mahitamo bafite uretse kwitegura intambara ikomeye cyane. Amerika nayo yemeranya n'ibyo bintu bishoboka, niyo mpamvu irimo irohereza ingabo zayo nyinshi cyane zijya mu Burayi. Ubwongereza n'Ubudage nabyo byavuze ko bizatanga ingabo kandi ko bazakomeza kongerera ingufu ibihugu bya NATO biri mu Burayi bw'Uburasirazuba. We've reaffirmed that our Article 5 commitment is sacred. Twamaze guhamya ko itegeko rya 5 rya OTAN ryo gutabarana ari itegeko ryera ritavuguruzwa. Kandi gutera igihugu kimwe cya OTAN bihwanye no gutera OTAN yose. Ndetse tuzarinda buri santimetero yose y'ubutaka bwa OTAN.
together, our allies, we're going to make sure that NATO is ready to meet threats. Twebwe n'abafatanyabikorwa bacu turi kugenzura neza ko OTAN yiteguye mu byerekezo byose ndetse no muri buri hantu hose, haba mu mazi, mu kirere cyangwa ku butaka. Nubwo Putin yongeye kubuza amahoro Uburayi bwose, akarwanya n'amategeko mpuzamahanga agenga ibihugu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bacu natwe turi kwitegura kugira ngo tumenye neza ko dushobora guhangana. Ubumwe muri OTAN yose burakenewe ubu ngubu, kandi ibyo ni ngombwa cyane muri kino gihe. Uyu munsi Amerika imaze kohereza ingabo 5,000 mu gihugu cya Romania gusa. Ikindi kandi igiye kohereza ingabo mu Bwongereza. Amerika izahashyira batayo 2 z'indege z'intambara za F-35. Aha gatatu ni muri Espagne, naho izahohereza amato 2 akomeye y'intambara. Mwibuke yuko Espagne isanzwe ifite andi mato y'intambara kirimbuzi y'Abanyamerika. Uyu munsi ayo mato 2 yandi niyoherezwa, izaba igize amato 6 arimbura y'Abanyamerika y'intambara. Amerika kandi igiye kohereza mu Butaliyani no mu Budage intwaro zisenya ibisasu byo mu kirere birashwe. Ndetse kandi Amerika igiye gukora ikintu gikomeye cyane muri Polonye. Muri kino gihugu Amerika igiye kubashinga ibirindiro bihoraho bya gisirikare. Bizaba ari kimwe mu birindiro 5 bya gisirikare bya Amerika bihoraho bishinzwe mu Burayi, kandi bizajya bihoraho zangabo ziteguriye urugamba, hamwe no mu gihugu cya Estonia na Slovakia, no muri Hungary, no muri Latvia na Lithuania na Romania na Bulgaria. Aho hose Amerika igiye kohereza ingabo zirenga 15,000. Kandi muri ibyo bice Amerika irahagaragara cyane ubu ngubu. Uguteranyije igiteranyo cy'izo ngabo zose ni ingabo 300,000 zizajya zihora ziteguriye urugamba. Zizajya ziba zivanzemo ingabo za Amerika ndetse n'ingabo zindi z'ibyo bihugu bya OTAN. Ubwo rero muri makeya OTAN imaze kugira ingabo n'ibirindiro bikomeye cyane mu Burayi bw'Uburasirazuba impande z'Uburusiya. Ariko Putin nawe yavuze ko atazarebera, ahubwo agiye kugira icyo akora cyihuse cyane. OTAN iri kuvuga ko ishaka kurinda ibihugu byayo, yarangiza igakoresha abanya-Ukraine n'amaraso yabo, ivuga ko ishaka kwirinda. Icyo mbona uwo muryango wa OTAN ushaka ni ingaruka zikomeye cyane batigeze batekereza, kandi aho kwirinda intambara barimo barishora mu ntambara, bayobowe n'igihugu kiyoboye OTAN cy'Abanyamerika gifite inyota yo gutegeka isi yose gusa. Uko bakomeza kohereza ingabo n'intwaro zikomeye mu Burasirazuba bw'Uburayi, nanjye giye kubigana nohereza ingabo n'intwaro zikomeye ku mipaka yacu y'Uburayi bw'Uburasirazuba. What would a Russian mirror deployment mean? Mbese Uburusiya buba busobanuye iki buvuga ko bugiye kwigana OTAN mu bijyanye no kohereza ingabo ku mipaka? Bisobanuye ko bagiye kohereza misile nyinshi zikomeye ku mipaka, amato y'intambara ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Uburusiya bushobora kuba bwaratumye OTAN yongera gukomera ahubwo, ariko Putin ntabwo azarekeraho gukomeza gutanga ubutumwa. Iyi ntambara irimo iragenda ifata indi ntera. Isn't it interesting that the Bible says, Mbese ntibitangaje cyane ukuntu Bibiliya ivuga ngo hazabaho intambara n'impuha z'intambara? None niba iyi ntambara yarateguwe koko, cyangwa se wenda niba ari igikorwa cyapfuye kubaho gutyo gusa mu buryo busanzwe, ibyo ngibyo ntabwo ari ingenzi cyane. Ahubwo ikibazo tugomba kwibaza ni iki ngiki: mbese biratwerekeza hehe? Kandi se byaba birimo biratwerekeza ku cy'ubuhanuzi bwa Bibiliya bwavuze, ari byo ukubaho kw'inzara ikomeye cyane ku isi yose n'ibindi byose bigendana nayo? Rero dushobora kubona ukuntu ibi bintu birimo birarushaho kwiyongera mu isi yose, kandi dufite n'ibindi bibazo bitari ibyo ngibyo. Nka The Guardian yanditse ngo ikiremwa muntu kirimo kirahura n'ukwiyahura rusange kibikoresheje imihindagurikire y'ikirere, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye. Barakomeza ngo Antonio Guterres yabwiye abaminisitiri barenga 40 bo mu bihugu bitandukanye ubwo baganiraga ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere kuri uyu wa kabiri, avuga yuko 1/2 cy'abatuye isi bose bari mu bice bibi cyane by'akaga, birimo imyuzure, amapfa, ibiza bikomeye cyane n'inkongi z'imiriro. Yavuze ngo nta gihugu na kimwe gikingiwe imihindagurikire y'ikirere, ariko dukomeje ububata bwatwigaruriye bwo gukoresha ibicukurwa bidatunganyije. Aravuga ati dukwiye gukuraho ibicukurwa byose bidatunganyije, kandi ibyo ngibyo bigakurwaho no mu gihe hariho ino ntambara iri guteza ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye na gaze na essence na peterole. Ibyo ni ukongera ikibazo kikajya hejuru cyane, kikarenga uko cyari kimeze ubu ngubu, kandi ibyo ngibyo bigomba kuboneka ku isi yose. Yavuze ku bijyanye n'inkongi z'imiriro irimo iragenda iba ku isi yose mu bice bitandukanye byo ku isi. Kandi itangazamakuru ntirijya na rimwe rivuga ibintu byiza, iteka ryose rihora rivuga ibibi.
reka twumve icyo DW yavuze. Extreme heat waves and forest fires have plagued France, Italy, Spain and Portugal. Inkongi z'imiriro zikomeye cyane zirimo ziraboneka mu Bufaransa, mu Butaliyani, muri Espagne ndetse no muri Portugal, kandi zimaze ibyumweru byinshi cyane zirimo ziriyongera. Ubwongereza bwavuze yuko bumaze kugera kuri dogere 40 z'ubushyuhe. Ibyo bikaba ari ubwa mbere bibayeho mu mateka yabwo. Ndetse ku mugabane w'Uburayi imigezi myinshi irimo iragenda ikama. Umugezi witwa Rhine uca mu Budage no mu Buholandi uyu munsi umaze kukama cyane. Ibyo biri gutuma amato adashobora kongera kwikorera ibicuruzwa byinshi abijyana mu bice bitandukanye by'ibyo bihugu. Our final story is about climate change. Inkuru ya nyuma ku mihindagurikire y'ikirere. Abascientifique bagerageje kubisobanura imyaka myinshi, batanze ibiganiro byinshi ku mihindagurikire y'ikirere, basohora inyandiko nyinshi, ariko nta na kimwe muri ibyo ngibyo byose bakoze cyabashije gutera umuhati abayobozi b'isi kugira ngo bakemure kino kibazo. Ahari wenda amashusho hari icyo babwira. Uyu mureba ni umugezi witwa Rezova wo muri Espagne. 84% byawo ubu ngubu byamaze gukama, ndetse mushobora kubona n'inkombe zawo aho zari ziri. Murabona ha amato yarari ko hahindutse ubutayu, kandi ibisimba byo mu mazi byari biri munsi y'uwo mugezi byose byarapfuye. Impamvu ni iyihe? Ni imihindagurikire y'ikirere yabiteye. Espagne yagize ukwezi kwa karindwi kwashyushye cyane uhereye mu 1781. Ibibaya byo muri Iberian no muri icyo gihugu byamaze gukama cyane mu buryo butari bwarigeze bubaho mu myaka 200 ishize. Espagne ikeneye gutabarwa mu buryo bukomeye iyo bigeze ku mihindagurikire y'ikirere. Amasoko, insengero, aho abantu bahurira n'ahandi henshi ubu bari kwibonera ubwabo ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ibibaya byo muri Iberian ubu biri kubona ingaruka zikomeye cyane mbi z'imihindagurikire y'ikirere zitigeze zibaho mu myaka 200 ishize. If this is not an emergency, I don't know what is. Niba binatari ibihe bidasanzwe sinzi icyo byaba ari byo. Amakuru, imibare, amafoto n'ibindi bitandukanye byose biragaragaza yuko ari ibihe bidasanzwe biturutse ku mihindagurikire y'ikirere. Nitutabona yuko ari n'iterabwoba rikomeye cyane, ntabwo tuzabasha kurikemura. Kandi ubwo turimo turitegura kwinjira mu bihe by'ubukonje bukomeye, ibindi bibazo byinshi cyane birimo biribazwa. China says it will try to protect its grain harvest. Ubushinwa buri kuvuga yuko bushaka kurinda umusaruro waho bukura ibigori byabwo, bushakisha uko bwabona imvura y'inkorano binyuze mu kurasa rokete mu kirere ngo zimanure imvura. Ibyo bije nyuma yuko habonetse ibihe by'amapfa menshi cyane akomeye mu Bushinwa bitari byarigeze bibaho uhereye igihe leta y'Ubushinwa yatangiye gukorera iteganyagihe. Ariko se Ubushinwa cyangwa undi uwo ari we wese babasha guhindura ibihe? Firing rockets into the clouds and hoping for rain. Kurasa za rokete mu kirere maze ukizera yuko hari bumanuke imvura. Ibi nibyo abaturage bo mu Bushinwa bo muri leta ya Hubei bamaze kugeraho, kandi barizera yuko bizamara amezi 3. So as we see, the news is never positive. Rero nk'uko tubibona itangazamakuru nta na rimwe rishobora kuvuga ibyiza, ahubwo ikintu cyose ukurikije icyo itangazamakuru rivuga baravuga yuko bigenda birushaho kuba bibi cyane. Kandi ukumva aya magambo agiye akomeye cyane bemo baragenda bakoresha bavuga ngo uko niko gushyuha gukomeye cyane kubonetse kuva igihe batangiye kwandikira ibijyanye n'ibipimo by'ubushyuhe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubwongereza, Ubudage n'ibindi bice bitandukanye by'isi bavuze ko bumaze kugera kuri dogere Celsius 40. Mbese ibyo koko niko bimeze, cyangwa se wenda byaba birimo ukubeshya bikaba bimwe birakoreshwa nk'urwitwazo ku isi yose? Reka twumve inkuru yatangajwe na Sky News ivuga ku bijyanye n'ikibaya kinini cyo muri Australia ndetse n'uburyo ubushakashatsi nyabwo bwaje bukavuguruza ibyo bari baravuze kuri icyo kibaya mu myaka ishize. Now, you'd think that anyone who genuinely cares about the environment would be absolutely thrilled about the fact that... None ushobora gutekereza yuko umuntu wese witaye koko mu by'ukuri ku mihindagurikire y'ikirere yarakwiye kwishimira yuko 2/3 by'inyamaswa zose zo mu mazi ziboneka mu kibaya kinini cyo muri Australia uyu munsi zimaze kwiyongera ku kigero zitari zarigeze ziyongeraho mu myaka 36 ishize. Babaye bita ku mihindagurikire y'ikirere ibyo babyishimira, ndetse babyishimira cyane bitewe n'uko bari baragiye bavuga yuko icyo kibaya cya mbere kinini cyane muri Australia kizakama mu myaka iri imbere. Ariko uyu munsi kikaba ahubwo cyarongereye ibinyabuzima ku rwego rwo hejuru mu bintu bitari byarigezeho mu myaka 36 y'icyo kibaya. Bamaze kubona yuko icyo kibaya cyazanye inyamaswa nyinshi cyane ku rwego rukomeye, bahise batangira gutangaza yuko yari amakuru mabi babonye, ndetse bari kuvuguruza abantu bose barimo baragenda banabaseka bitewe n'ibyo bari baragiye bavuga kuri icyo kibaya kinini cyane muri Australia. Aya ni amakuru abantu benshi cyane basetse kuri ibyo byari byaravuzwe mbere. Ikinyamakuru
cya AFP News cyari cyaravuze mu mwaka wa 2014 ngo igihe kirimo kiraducika, ikibaya kinini cyane muri Australia kizakama rwose gishireho burundu mbere y'umwaka wa 2030. Noneho hano hepfo tugeze muri 2022 baravuze ngo 2/3 byose by'inyamaswa zo mu mazi ziri munsi ya kino kibaya kinini cyane cyo muri Australia zimaze kuboneka mu myaka 4 gusa. None uyu muntu umwe yahise ahuza aya makuru maze yibaza kino kibazo gikomeye. Yavuze ngo mbese hari igihe na kimwe abateganya ibintu byinshi ku mihindagurikire y'ikirere bagiye bavuga ikintu cy'ukuri kikaba koko. Ibi byo nabonye bitangaje. Cya kinyamakuru cyari cyaravuze ko cya kibaya kizakama ariko ntigikame, cyagarutse kirimo kiragenzura iby'ukuri n'ibitari ukuri, maze kiravuga ngo abantu bari gushyira amagambo ku mbuga nkoranyambaga twavuze ku bijyanye n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ku kibaya kinini cyane cyo muri Australia barimo barayobya abantu. Reka rero duhamagare umwe mu bantu b'abascientifique ba nyabo kandi ni umuhanga mu bijyanye n'ikirere wabyigiye igihe kinini cyane, wakoze kubana natwe ahangaho uyu munsi. None se uravuga iki ku bijyanye n'icyo itangazamakuru ririmo riravuga ku makuru nyayo yagaragaje ko kino kibaya cya mbere kinini muri Australia cyarushijeho kugira urusobe rw'ibinyabuzima byinshi cyane mu buryo butandukanye n'abari baravuze yuko kizakama mu myaka iri imbere? Rero abangaba ntabwo ari abagenzura ukuri, ahubwo ni abayobya uburari, kuko bafata ukuri bakakwita ikinyoma n'ikinyoma bakacyita ukuri. Iyo uvuze ngo ikibaya cyose kizakama mu myaka iri imbere kandi ugasaba abantu kukwizera ariko ntigikame, aho ngaho ukwiye kuza ugasaba imbabazi yuko wabeshye. Ariko hano kugira ngo basabe imbabazi ahubwo bararakaye cyane bitewe n'uko ibyo bavuze babonye ikinyuranyo cyabyo. Uyu munsi turi kubona urusobe rw'ibinyabuzima byinshi cyane birimo biragenda biboneka muri kino kibaya ku rwego rukomeye cyane, kandi bano ba scientifique bahora bahanura ibintu bijyanye n'ibinyoma bababajwe cyane n'uko urusobe rw'ibinyabuzima rukomeje kwiyongera cyane muri kino kibaya. None aba scientifique bagarutse bavuga ngo uko urusobe rw'ibinyabuzima rurushaho kwiyongera biri gutera ingaruka nyinshi cyane ku mihindagurikire y'ikirere. So here we see the reverse. Rero turabona yuko hano habayeho ikinyuranyo cy'ibyo icengezamatwara ry'itangazamakuru ryari ryaravuze, kandi tugomba guhora twibuka yuko imbonerahamwe n'imibare bagaragaza ishingiye kuri ibyo ngibyo bagaragaza nyine by'iteganyagihe, kandi hano bakoze iteganyagihe ry'ibintu 80 bigaragaza uko imihindagurikire y'ikirere ari kuziyongera, maze babishyira muri kino gika mureba hano cyo hejuru cyane bavuga uko byari kuzagenda. Byose nyine bishingiye ku iteganyagihe, ntabwo biba bishingiye ku bintu kuri bazi bizabaho. Uyu murongo w'umutuku ugaragaza ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere uko byari byarateganyijwe ko zizagenda zisimburana. Noneho uyu murongo w'ubururu uragaragaza ibyabayeho bya nyabyo ugereranyije n'ibyo bari baravuze. Rero mu makuru y'ukuri agaragara ni uko hari abascientifique benshi cyane bavuguruza ino nkuru rusange ikunze gutangazwa cyane n'itangazamakuru. None rero bano bahanga mu bya siyansi y'ikirere bararakaye cyane kandi bari gushaka cyane uko nabo bazajya bahagarika kandi bagasiba amakuru yose avuga ibitandukanye n'ibyabo ku mihindagurikire y'ikirere. Uretse rero ibi bintu byose tubonye, ariko baracyakomeje gusunika ino gahunda yabo cyane, kandi bigomba kuba bifite undi mugambi ubiri inyuma byanze bikunze. Rero hano hari inkuru ya Yahoo ivuga ngo ibinyamakuru birenga 251 by'ubuzima byahaye abayobozi b'isi yose umuburo yuko badakwiye gutegereza yuko COVID-19 irangira kugira ngo babone guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Bavuze ngo iki nicyo kibazo gikomeye cyane kibangamiye ubuzima rusange bw'abantu muri kino gihe cyacu. Bari kuvuga bati kino nicyo gihe cyo gukora. Bakavuga kandi bati dukeneye gushyiraho amategeko ku isi yose ajyanye no gukemura imihindagurikire y'ikirere. Hano New York Post iranditse ngo nimwitegura amategeko y'ikubagaho y'abademokrate yo gushyiraho guma mu rugo zitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Bavuze bati tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe by'imihindagurikire y'ikirere kandi uyu ni umurongo ntarengwa, ndetse bongeraho bati tugiye kugira guma mu rugo z'imihindagurikire y'ikirere. Hano hari inkuru ya BBC ivuga ngo ibipimo byo gushyuha mu Burayi bimaze kuzamuka cyane, none ibikorwa rusange byo hanze mu Bufaransa byahagaritswe. Mu yandi magambo icyo barimo barakora ni uko batangiye gushyiraho guma mu rugo zitewe n'imihindagurikire y'ikirere, ndetse bakanavuga ngo kino nicyo gihe cya mbere cyo gushyuha gukomeye kibonetse mu Burayi, nuko bakagikoresha nk'urwitwazo.
ndetse biratangaje cyane kuko isubiye mu mateka ukareba ku binyamakuru bitandukanye byagiye biteganya ku mihindagurikire y'ikirere, byose byavugaga yuko imihindagurikire y'ikirere itazamara imyaka 5 cyangwa se 7 itararimbura isi. Bakavuga bati ibihugu bizagera ugushyuha kwinshi cyane gukomeye mu myaka mike iri imbere, ariko iyo myaka igashira na bwa bushyuhe bavuze yuko buzagerwaho bwaranagabanutse cyane. Ahubwo ibyo byabaye mu Bufaransa, biba mu Bwongereza, biba no mu bindi bihugu bitandukanye by'Uburayi. Rero ikibazo ntabwo ni imihindagurikire y'ikirere nk'uko babivuga, ahubwo ni ibintu bibaho mu buryo busanzwe bukomeza. Rero kino kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere ntabwo ari gishya, ariko kubera yuko bashaka kujyana isi mu kindi cyerekezo kandi bakavuga bati turashaka gushyiraho ivugurura rusange ry'isi yose, the Great Reset, ndetse ngo buri muntu wese agomba kuba ari muri iryo vugurura rikomeye, bashyiraho umurongo umwe rusange kandi ugomba kumvirwa. Mwabonye yuko umuryango ushinzwe ubukungu bw'isi hamwe n'abanyapolitike bo ku isi batandukanye bose bari guhuriza hamwe imbaraga zabo kugira ngo bamenye neza ko buri muntu wese ari muri uwo murongo. Rero reka turebe ku by'aya masezerano ari hagati y'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu bw'isi. This afternoon, the Secretary General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will sign. Kuri iki gicamunsi umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu Klaus Schwab bagiye gusinya amasezerano yo kongera ubufatanye hagati y'umuryango w'abibumbye n'uwo muryango ushinzwe ubukungu bw'isi yose. Amasezerano azatuma ubufatanye burushaho kwiyongera ndetse bagafashana buri muntu wese kwinjira muri iyo mikorere kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere rirambye rya 2030. Now, there's one thing that we must remember. Rero hari ikintu kimwe tugomba guhora twibuka. Igihe isi y'ubukungu hamwe n'inganda bigiranye amasezerano n'amareta yo mu isi, ibyo nibyo byitwa ubufashizme. Kubera yuko ubusobanuro bw'ubufashizme ni igihe leta n'inganda bifatanyirije hamwe kugira ngo biyobore abaturage. Iryo ngiryo niryo shingiro ry'ubufashizme, kandi nibwo buryo bw'imiyoborere bwashinzwe n'umuryango w'abajesuite bukanishimirwa n'ubupapa. Rero ino si irimo yinjira mu gihe gikomeye cyane kandi gitangaje. Reka twumve uko bakomeje. And I have to say, kandi ngomba kuvuga yuko iyo mvuze ku mazina yacu atandukanye nk'uwitwa Francis Moko, even Vladimir Putin and so on, ndetse na Vladimir Putin ubwe, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Abo bose babaye abayobozi bakiri batoya b'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu. Ariko icyo twishimiye cyane uyu munsi ni uko ibisekuru by'abakiri batoya uyu munsi nka Minisitiri w'Intebe wa Canada Trudeau na Perezida wa Argentine n'abandi bose bari mu myanya y'ubuyobozi bw'inteko nshinga amategeko ari abayobozi bakiri batoya cyane kandi beza. Mu minsi isize nakiriye Minisitiri w'Intebe Trudeau kandi nza kwishimira cyane nanatangazwa nuko 1/2 cy'abagize inteko nshinga amategeko ye bose baracyari abayobozi batoya b'ino si n'umuryango w'abibumbye. Ibyo ni byiza cyane. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. Yego, byo biri no muri Argentine. And it's true in France. No mu Bufaransa niko bimeze. Urabona dufite umuyobozi ukiri mutoya cyane mu Bufaransa, Emmanuel Macron, kandi nawe n'umwe mu bayobozi b'isi. So when you look at what he is saying, none rero nureba icyo arimo aravuga hariya nuko abayobozi b'isi mu bya politike bari muri gahunda ye, kandi yavuze cyane ku bari ku ruhande rw'ibumoso. Ariko se bitewe no ku bayobozi bari ku ruhande rw'iburyo bavuga yuko bahagaze ku iyobokamana, ufashe nk'urugero Donald Trump n'abandi batandukanye, mbese hari itandukaniro ryabaho umuyobozi umwe cyangwa se uwundi muri abo ngabo bose biramutse bivuze ko yatsindiye amatora akaba agiye kuyobora? Reka tureba no mu mashusho matoya. None Perezida uratanga ubutumwa ki kuri uwo mugabo muri kumwe Klaus Schwab, kandi uritegura gutangaza iki ubwo uri hano i Davos mu nama y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu bw'isi? Urabona turi hano kugira ngo duhure n'abayobozi b'isi, abantu b'ingenzi cyane mu miyoborere yacu y'isi, kandi turimo turagarura business nyinshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza kuza kuvuga ijambo hanyuma ndaza gusubira muri Amerika, ariko ndatekereza yuko ari iby'ingenzi kuba ndahangaha. Twishimiye gukorana na bano bayobozi. Klaus has done a fantastic job. Ndetse na Klaus Schwab yakoze umurimo mwiza cyane. Rero turi guhura n'abayobozi batandukanye b'inganda zikomeye cyane ku isi, tugahuriza hamwe abayobozi b'isi batandukanye, ibyo byose ku nyungu z'abaturage. None uravuga iki ku mihindagurikire y'ikirere bwana Perezida? I'm a big believer in the environment.
The environment to me is very important. Nizera cyane ko tugomba kwita ku bidukikije. Ibidukikije kuri njyewe ni ikintu cy'ingenzi. So, in other words, nothing will change. Rero mu yandi magambo, nta kintu na kimwe cyahinduka uwayobora uwo ari we wese, bitewe n'uko izi guverinoma n'inganda barimo barakorera hamwe ku nyungu bavuga ko ari izo kugirira abaturage neza, kandi ibyo byose bigenda bisohora utitaye ku muyobozi uwo ari we wese urimo urategeka. Kandi imihindagurikire y'ikirere igomba guhora ariyo ngingo ikomeye cyane yo kuganirwaho. None se bimeze bite ku bindi bihugu bitandukanye by'isi? Hano muri Afurika y'Epfo banditse ngo Perezida Ramaphosa yihuje n'umuhamagaro ukomeye w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima wo kwitegura icyorezo kigiye gukurikira. Rero iri tsinda ryakozwe ry'abashinzwe kwitegura icyorezo kigiye gukurikira ni itsinda cyangwa se ni umuryango wasinyiwe mu muryango w'abibumbye, uzaha uwo muryango w'abibumbye imbaraga zo gutegeka ubwisanzure bwite bw'ibihugu, kandi bagashyiraho amategeko mpuzamahanga igihe icyo cyorezo kizaba giteye. Nureba hepfo basoza baranditse ngo iryo tsinda ry'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwitegura icyorezo nibimara kwemezwa burundu, Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa azaha umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ububasha bwose mu by'amategeko ku bijyanye no kwita ku buzima bwiza bw'abaturage, kugira ngo bamburwe uburenganzira bwabo bwite byegurirwa uwo muryango ushinzwe ubuzima igihe icyo cyorezo kizaba giteye. Ibi ngibi byatangiye kugenda bikorwa kandi byasinywe n'ibihugu bitandukanye bikomeye byo ku isi. None uyu munsi turi kubona ukugenzura rusange kurimo kuragenda gushyirwaho. Rero isi igomba guhabwa ikindi cyerekezo. Hagomba kuvaho ibintu bya kera cyangwa se ibintu byari bisanzwe bigenderwaho, maze hakubakwa ikindi bita ko ari cyo cyiza, ari byo bita kongera kubaka mu buryo bwiza, build back better. Build back better. To build back better or whatever. And build back better. To build back better. Build back from this global pandemic. Build back better. Build back better. Building back better. To build back better. Build it back better. And build it back better. Build back better. To build back. Build back better. It's about building this country back better. Build back better. Building back better. Build back better. Some would say to build back better. Iyo tuvuze kongera kubaka mu buryo bwiza tuba tuvuze impinduka zikomeye. So basically, as we heard from the mouth of Klaus Schwab, rero mu by'ukuri nk'uko tubyumvisha mu kanwa ka Klaus Schwab, iyi gahunda yo kongera kubaka mu buryo bwiza, build back better, niyo yise ukuvugurura isi gukomeye. Rero iyo tuvuze kuri iyo gahunda ya The Great Reset, ukuvugurura isi gukomeye, ntabwo ari ugushyira ibintu mu buryo bitagendaga neza, ahubwo ngo ni ukongera kubaka mu buryo bwiza. Aribyo bisobanuye ngo niba bagiye kongera kubaka, bagomba kubanza gusenya ibyari biriho cyangwa se ibishaje kugira ngo babashe kubaka ibishya nyine. Kandi ibi ngibi bishobora gutuma twongera kwibaza nanone ngo ni ukubera iki ubu ngubu aribwo isi yose irimo irajya mu gihe gikomeye cyane cyo kubura kw'ingufu. Hano hari karituni yanditswe ishobora kuvuga byinshi, ivuga ngo nimwongere musunike ingufu mu buryo bwiza. Perezida Biden ubwo yaravuze ngo nimubanze muhagarike ugutanga kw'ingufu gusanzwe. Ibyo ngibyo kandi bizateza umubabaro, bizateza ibijyanye no guhangayika mu by'ubukungu, kandi bizaremerera abantu. Ariko tugomba kubikora, tukabikora kubwo kwitabara ubwacu mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Uko niko yavuze. Rero muri kino gihugu cya Afurika y'Epfo, aho ngiwe ubwanjye mba, duhora iteka ryose duhura n'ibibazo bijyanye n'ingufu nkeya ndetse no kubura kw'amashanyarazi kwa hato na hato kandi kwinshi, nk'ingaruka bajya bavuga rimwe na rimwe ngo ni ibikorwa remezo bitari gukora neza, kandi bakavuga yuko bashaka kongera kubisimbuza ibindi bikorwa remezo bibasha kurwanya imihindagurikire y'ikirere. None njye nibaza iki kibazo, ni ukubera iki ibihumbi n'ibihumbi byinshi cyane by'ibiba byacukuwe bidatunganyije bikurwa hano muri Afurika y'Epfo bikajyanwa mu bindi bihugu byambukijwe n'inyanja? Mbese no kubera iki ku gihugu kimwe ari ngombwa ko kibanza kumva uburemere bwinshi cyane mu gihe ikindi gihugu kiri kwakira ibintu byari gufasha cya gihugu kibitanze kwikora mu bibazo kirimo? Ibyo ni ibintu umuntu yakwibaza. Reka dukurikirane ano makuru.
So what is Europe doing to stave off the crisis? Mbese n'icyo Uburayi buri gukora kugira ngo babashe kwikura mu kibazo kijyanye n'ibura ry'ingufu kirimo kiraboneka? Ubudage burimo buragabanya ku rwego rukomeye ugukoreshwa kw'ingufu mu baturage babwo. Ubudage bwashyizeho itegeko ribuzanya yuko amatara yose yo ku mihanda yatswa nimugoroba. Ubufaransa nabwo bwashyizeho itegeko rikumira yuko ibyapa byose byaka bitagomba kwatswa nimugoroba. Ubutaliyani kandi nabwo bwasubijeho ugukoresha ibicukurwa bidatunganyije. Igihugu cya Espagne nacyo cyabuzanyije gukoresha vandarateri ku bibuga byose by'indege by'icyo gihugu. Germany is undertaking a raft of measures. Ubudage burimo burafata amategeko akomeye cyane adasanzwe. Aho ngaho harimo itegeko ribuzanya gushyushya amazi yo muri pisine bwite z'abantu. Itegeko kandi ribuzanya kongera ikigero cyo gushyuha mu nyubako za leta. Harimo n'irindi tegeko kandi rivuga yuko ikigero cyo gushyuha mu biro by'ubuyobozi butandukanye bwa leta kigomba kumanurwa hasi kuri dogere 19 Celsius. Bashyizeho kandi n'irindi tegeko ribuzanya amatara yo ku mihanda kwaka nimugoroba. Same story in France. Ibyo ni nako bimeze mu Bufaransa. Mu Butaliyani naho abayobozi babyitayeho cyane kandi bari gushyiraho amategeko atandukanye nko kongerera igihe cyo gukora inganda zikoresha ibicukurwa bidatunganyije. Ikindi kandi bari kugabanya imirimo mu nganda zitandukanye bakanagabanya amasaha yo gushyushya inzu aho bakorera. In Spain, no muri Espagne, igihugu kidakoresha cyane esanse na gaze by'Abarusiya, amategeko menshi arimo arashyirwaho kugira ngo batangire bazigame ingufu za esanse na gaze mu gihe ino ntambara yabifashe indi ntera ikomeye. Bino bihugu byonyine ntabwo ari byo byonyine birimo birafata ino myanzuro, ahubwo biri gufatanya n'ibindi bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi ubwo bari guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'ingufu. Aho twavugamo nka Switzerland, Sweden na Finland, Denmark, Ubuholandi, Austria ndetse n'Ubugiriki. All right, so what we are seeing universally. Rero icyo turimo turabona ahantu hose ni uko hari kubaho ibi bijyanye n'ibura ry'ingufu bikomeye kandi bikaboneka mu bihugu byose byo ku isi. Ntabwo kino ari ikibazo kiri mu bihugu bikennye bya Afurika gusa bidashobora kwita ku bikorwa remezo byabyo, ahubwo kino ni ikintu kiri ku isi yose, kandi kino ni ikibazo gikomeye cyane gishobora kwerekeza isi yose kuri bwa buhanuzi Bibiliya yavuze yeruye yuko hazabaho ibihe bikomeye. Rero uretse bino bibazo bijyanye no kwangirika kw'ibidukikije birimo biragenda biboneka ku isi yose, ndetse nk'uko ibyanditswe byera byabivuze nyine nta gice na kimwe kigomba gusigara kidakozweho, uyu munsi tunafite n'ikindi kimenyetso cy'imperuka kijyanye no kwangirika kw'imico guhujwe n'ubuhanuzi bw'ibihe by'imperuka nako kugomba gukwirakwira ku isi yose. Bibiliya iravuga ngo nk'uko byari biri mu bihe bya Nowa, kandi ikanavuga ngo nk'uko byari biriho mu bihe bya Loti, niko bizamera mu bihe byo kugaruka k'Umwana w'umuntu. Ndetse niwiga ayo mateka yombi uzabona urugero rukomeye cyane rw'ukuntu imico mbonera y'abantu yari yaragiye yangirika cyane. Hano muri leta ya California hashyizweho itegeko rizajya rica amande y'amadolari 1,000 ku muntu wese uzagerageza gutandukanya ibikinisho by'abana agendeye ku miterere y'imibiri yabo. Ntabwo bakizi imiterere y'umuntu iyo ari yo, kandi Bibiliya ibivuga neza mu gitabo cy'Itangiriro ko yaremye umugore ndetse n'umugabo. Uyu munsi ubwo busobanuro bwigijweho cyane. Hano hari iyindi article ivuga ngo abagabo 3 b'abatinganyi bavuze bati ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kuba abana bacu bafite ba papa wabo 3. Urabona buri kintu cyose kirimo kiragenda gihinduka umuco. Hano CBN News iratangaje ngo bikwiye gushyigikirwa kandi bifite ishingiro kwica abana batoya. Inteko ya leta ya California yatangaje ko hamaze gushyirwaho itegeko ryitwa Infecticide Bill rigambiriye kwica abana, ndetse baranakomeza ngo urugamba ntabwo rurangiye. Rero bino ni ibihe bikomeye cyane dufite mu isi muri kino gihe cyacu. Ubuzima bw'ikiremwa muntu bushobora kwigizwayo isaha iyo ari yo yose kandi ntibagire icyo batwara uwabikoze. Hano hari video y'ingenzi itangaje cyane kandi ikoresha amagambo adasanzwe atarakundaga kuvugwa mu isi. Reka tuyikurikire. But the other important financial question is if the birthing parent. Ikindi kibazo kijyanye n'icungamutungo umuntu yakwibaza ni ukumenya ko bano babyeyi bashobora gutwita bakabyara, baba abagabo cyangwa abagore, bemera uburenganzira bwo kujya muri leta, zibaho umudendezo wo gukora icyo bashaka. Niba uri nk'umukozi muri kampani imwe ukaba wifuza gukurirwamo inda, turabona yuko bene uwo mukozi azaba agomba gushingira kuko umukoresha wabo bishaka, akamenya ko niba ashobora kumuha ubufasha bijyanye n'amafaranga ngo abe yajya gukora icyo gikorwa. Nk'urugero, uruganda rwa Dick Sports rwavuze ko
ruzajya rutanga amadolari 4,000 ku bwishingizi bwa buri mukozi wese warwo uzajya ushaka gukuramo inda. Ndetse hari izindi nganda n'amakampani menshi atandukanye nayo yatangiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, igashyira amafaranga agenewe gukuramo inda ku bwishingizi bw'abakozi b'izo nganda bose. Kandi ikintu cyumvikana hano ni uko aya mafaranga arimo arashyirwa ku bwishingizi bidatewe n'uko izo nganda n'ayo makampani bifite imyemerere bihagazeho runaka ku bijyanye no gukuramo inda, ahubwo nuko bashaka gutanga uburenganzira kuri buri muntu wese ngo akore icyo ashaka nyuma y'uko urukiko rukuru rw'ikirenga rukuyeho itegeko ryemerera abagore gukuramo inda. I believe that eliminating the right of women. Ndatekereza yuko gukuraho uburenganzira bw'abagore bwo gufata imyanzuro ku mibiri yabo ijyanye no kwibaza niba bashaka kubyara umwana cyangwa se batabishaka bizagira ingaruka zikomeye cyane mbi ku bukungu bw'igihugu bwose, kandi ibyo bizasubiza abagore n'abakobwa n'abagabo bashobora gutwita bakabyara muri bya bihe by'ubucakara bya kera bikomeye. Rero icyo mbona ni uko icyitwa umugore kitakiriho bitewe n'uko bavuga yuko batazi uwo umugore ari we, ndetse n'inzego z'ubucamanza byagaragaye yuko zisa nkaho zitazi icyo umugore ari cyo. Ubu basigaye bavuga ngo n'ushobora kubyara kubera yuko bizera yuko umugabo nawe ashobora gutwita akabyara. None ikibazo cyanjye nakwibaza ni iki ngiki kandi kiroroshye. Mbese murabona ino si itaramaze gucurama? Murabona itaravuye mu mitekerereze myiza ikajya mu busazi? Aha rero niho duhagaze muri kino gihe gisoza amateka y'isi. Rero igihe bino bintu byose birimo biragenda bisohora ni ikimenyetso cy'uko ubuhanuzi bw'imperuka bugeze ku musozo wabwo. Ntabwo dukwiye kuvuga ibintu byinshi cyane ku bijyanye n'amakimbirane ashingiye ku bwoko agomba kuboneka ku isi yose. Mu gihe cy'amezi 5 umuvumba w'abigaragambye bitwa Black Lives Matter washegeshe imijyi y'Amerika yose, kandi nyuma y'amatora ibintu bishobora kuzarushaho kuba bibi cyane. Amakimbirane ashingiye ku bwoko arimo aragenda aboneka ku isi yose, kandi narebye rimwe mu ijambo ryatambukijwe ku ikoranabuhanga rivuga kuri kino kibazo. Urabona yuko ku mpande zombi z'ababa bahanganye ntabwo bashobora gupfa kugera aho bashobora kumvikana ngo bajye mu mujyi umwe. Kandi Bibiliya irasobanutse cyane, iravuga ngo Imana ikoresheje amaraso amwe cyangwa se ikiremwa muntu kimwe yaremye abatuye ku isi bose. Rero amoko atandukanye y'abantu dufite yatewe no guhinduka kw'imikorere y'umubiri w'umuntu kubera icyaha, ariko twese ku rufatiro turi umwe muri Yesu Kristo. Rero iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wacu bwite, icyo gihe duhinduka bene data na bashiki bacu, dusangiye umubyeyi umwe ari we Mana, utiteye ku bwoko bwose waba ukomokamo ubwo ari bwo. Ariko ikiremwa muntu cyagize ibihe bikomeye cyane bituma batabasha kumva neza icyo Imana ibabwira. Nitureba hano kuri ino article ikora ibarurisha mibare ku bijyanye n'amakimbirane ashingiye ku bwoko, urabona yuko bavuze ibintu bikomeye cyane hano. Yanditswe na Britannica.com, ikinyamakuru cy'Abongereza. Baravuze ngo amakimbirane ashingiye ku bwoko ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bibangamiye amahoro y'isi yose ndetse n'umutekano w'isi yose. Barakomeza ngo amakimbirane ashingiye ku bwoko yabayeho muri Balkans, mu Rwanda, muri Chechnya, muri Iraq, muri Indonesia, muri Sri Lanka, mu Buhinde, muri Darfur ndetse no muri Israeli no mu bibaya by'amajyepfo ndetse no muri Gaza n'ahandi hatandukanye. Ayo yose ni amakimbirane azwi kandi yishe abantu benshi yabayeho mu kinyejana cya 20. Bibiliya ivuga yuko ubwoko buzatera ubundi bwoko. Ubwo rero kino ni ikindi kimenyetso nacyo kirimo kiragenda kigera ku mwuzuro wacyo. Ikindi kimenyetso cy'imperuka ni iki ngiki. Ishusho y'ubuhanuzi bwavuze kuri politike nayo igomba gusohora mu buryo bwuzuye. Icyo nicyo kitubwira neza rwose yuko tugeze mu bihe bisoza amateka y'isi. None Bibiliya ivuga ku bijyanye n'uruguma rwica rw'inyamaswa ya mbere iboneka mu Gihesho 13. Kandi abagorozi bose b'abaprotestanti bakurikije ibimenyetso byavuzwe kuri iyo nyamaswa, bavuze ko iyo nyamaswa nta yindi ariyo uretse sisiteme ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Niyo yakomeretse uruguma rwica igihe yamburwaga imbaraga za politike mu 1798, ariko kandi zakongera gusubizwa izo mbaraga zayo mu 1929 igihe Mussolini yasubizaga ubwami bw'ubupapa ububasha bwabwo mu bya politike. Kandi kuva icyo gihe kugenda ujya imbere, urwo ruguma rw'inyamaswa rwakomeje kugenda rukira cyane. None ubu ngubu amahanga yose akurikiye imikorere ndetse n'imyumvire y'ino ngengamikorere. Icyo turimo
turabona mu itangazamakuru nta kindi kintu ari cyo uretse icengezamatwara, kandi barimo baracengeza mu bwenge bw'abantu amatwara y'iyi nyamaswa, ndetse imbaraga igenzura iri inyuma y'ibino bintu byose nta yindi uretse Kiliziya Gatolika y'i Roma. Niyo mpamvu tubona Papa ku ruhembe rw'imbere muri buri kintu cyose, byaba iby'iyobokamana, byaba ibijyanye no kwita ku bidukikije, byaba imikino n'ibindi. Ibyo byose Papa ari ku ruhembe rw'imbere muri byo, kandi arimo arabifashwamo n'icengezamatwara ry'itangazamakuru, agakoresha ikinamico z'abajesuite, ubwo ndavuga uruganda rwa Hollywood, kugira ngo abashe kumenyereza ubwenge bw'abantu izi gahunda ze yateguye. Ubwo rero icyo ubuhanuzi bwavuze kuri politike kigomba gusohora mu buryo bwuzuye. Ibyahishuriwe 13:3 haranditse ngo, nuko mbona umwe mu mitwe y'iyo nyamaswa usa n'ukomeretse uruguma rwica, aho ni mu cya 798, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Ni igihe yasubizwaga ububasha mu bya politike, kandi iyo ni inyamaswa nyine ihurije politike hamwe n'iyobokamana, ndetse Bibiliya irakomeza ngo abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Umurongo wa 11 w'icyo gice yaranditse ngo, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Rero ino mirongo turayizi neza, kandi turabizi neza abo irengurizaho. Rero dufite imbaraga ebyiri za politike zirimo kwerekeza isi yose mu cyerekezo zishaka. Imbaraga ya mbere ni inyamaswa ya mbere, ariyo sisiteme ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Inyamaswa ya kabiri ni iyindi mbaraga, kandi ifite ubushobozi bwose bw'ikirenga budasanzwe, kugira ngo ihatire isi yose kujya mu murongo umwe wihariye, kandi uwo murongo ukaba wubahisha inyamaswa ya mbere, ariyo bupapa. Rero hari igihugu kimwe gusa cy'ikinyambaraga ku isi yose gishobora kuzuza ibyo bimenyetso, kandi icyo gihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse umurongo wa 12 haravuga ngo, iyo nyamaswa ya kabiri itegekesha ububasha bwose yahawe n'iyo nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Birumvikana ko ari ubumwe hagati y'itorero na leta birimo birakorera hamwe, kandi imbaraga zose inyamaswa ya kabiri ikoresha ngo ni iz'inyamaswa ya mbere. Barakomeza ngo, ihata isi yose n'abayirimo kuramya inyamaswa ya mbere yari yakize uruguma rwayishe. Mu yandi magambo, bagomba kumvira iyi nyamaswa ya mbere aho kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Umurongo wa 12, ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha bari mu isi yose ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere y'iyo nyamaswa ya mbere. Mu yandi magambo, urabona yuko hari uburyo bwo gukora ibitangaza bidasanzwe, kandi bino biboneka gusa mu buryo bw'iyobokamana, ikindi kandi bikanaboneka mu buryo bwa politike. Rero icyo ngicyo nicyo Rome yari cyo mu bihe by'imyaka yo hagati, kandi Bibiliya iravuze ngo igomba guhatira isi yose n'abayituye kurema igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere. Mu yandi magambo, ni ikintu kigomba kuba gisa n'inyamaswa ya mbere, uguhurizwa hamwe kw'itorero na leta. None rero iyo turebye kuri rino jambo riboneka mu Byahishuriwe 13:3 rivuga ngo abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, mu nkoranyamagambo iryo jambo rirasobanuye ngo igikorwa kigaragaza ukwishimira ikintu, cyangwa se kugaragaza yuko ugikunze cyane, cyangwa se kucyifuza cyane. Rero ibi ngibi nibyo itangazamakuru n'isi yose muri rusange barimo barakora, kandi niwumva mu itangazamakuru uzabona yuko ryahindutse kandi ryuzuyemo ibinyoma gusa, nk'uko amakuru atandukanye nyine y'ibyo binyamakuru nk'uko twagiye tubigaragaza yose akoresha amagambo amwe, ibihe byinshi cyane bitandukanye. Rero kino ni igikorwa kijyanye no kugenzura imitekerereze y'abantu, kandi uwo ari we wese ugaragaje yuko adashaka kugendana nabo aracecekeshwa, yaba kuri Google, yaba kuri YouTube, aho ariho hose. Kandi abenshi cyane muri bano bayobozi bize inganda zikomeye cyane z'itangazamakuru bose bagiye bagaragara bari Vatikani kugira ngo babashe guhabwa amategeko bagomba kugenderaho. Iyo tugiye mu Byahishuriwe 17 haranditse ngo, nuko haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, avugana nanjye arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho wicara ku mazi menshi. Birumvikana yuko agenzura ibihugu byinshi byose. Umurongo wa 2 haranditse ngo, niwo bami bo mu isi bose mu bwinshi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwe.
So the inhabitants of the world ubwo rero abatuye isi bose banyweye kuri izi nyigisho z'ibinyoma, kandi ibyo binyoma ibyinshi cyane muri byo babyigishijwe n'itangazamakuru. Uguhora batangarizwa ibinyoma n'itangazamakuru byatumye babyemera nk'aho ari ukuri. Ibyahishwe 13:3 haranditse ngo, nuko mbona umwe mu mitwe y'iyo nyamaswa usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Muri abo ngabo bose bagomba gukurikira inyamaswa hagomba kuba harimo Uburusiya, kandi hagomba kuba harimo n'Ubushinwa. Ikindi kandi hagomba kuba hanarimo bariya bigaragaza mu burasirazuba basa nk'abahanganye n'uburengerazuba bw'isi. Kandi nitureba kuri ino foto urabona yuko imbaraga z'iyi nyamaswa zifite abantu benshi ku mpande zose. Urabona uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wihambira ku mahame y'iyobokamana cyane, urabona na perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, urabona perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, urabona uw'Ubudage, ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uriho kino gihe. Aba bose urabona ko bahurije hamwe n'iyi nyamaswa. Kandi nureba ku bayobozi bakomeye cyane b'inganda zikomeye z'isi nka Tim Cook umuyobozi mukuru wa Apple, ukareba Mark Zuckerberg umuyobozi wa Facebook, cyangwa se Kevin Systrom umuyobozi mukuru wa Instagram, abo bose urabona ko bari kumwe na Papa. Why is it necessary that all these people None ni ukubera iki bano bantu bose bagomba kwitabira inama za Vatikani ndetse bagahura na Papa Francis? Ni ukubera yuko n'umugambi wateguwe neza mu mpande zose. Kandi urareba n'umuyobozi w'iyobokamana, urabona Kenneth Copeland ndetse na Rick Warren ndetse n'umuyobozi w'amatorero y'abaluterani ku isi yose. Aba bose urabona yuko bari i Vatikani. Ndetse na Elon Musk ubwe umuherwe wa mbere ku isi yagaragaye ari kumwe na Papa Francis n'abahungu be 4 bambaye imyenda y'umukara i Vatikani. None bano bayobozi bakomeye b'inganda zikomeye ndetse n'ibikorwa bikomeye ku isi baba bakora iki i Roma? Ni uko bagomba gukurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Ikindi kimenyetso kandi, ishusho y'icyubuhanuzi bwavuze ku iyobokamana nayo igomba gusohora mu buryo bwuzuye. Isi yose iri gukurikira iyi nyamaswa, kandi ibihugu byose biri kwakira amategeko y'imikorere yabyo biyakuye ku nyamaswa. Ubwo rero ishusho y'icyubuhanuzi bwavuze ku iyobokamana nayo igomba gusohora mu buryo bwuzuye. Ibi bisobanuye yuko abana ba maraya bagomba gusubira kuri nyina w'abamaraya. Mu yandi magambo kandi bagomba kuvuga ngo ubuprotestant bwararangiye. Ibyo twarabibonye mu myaka mike yishize. Ukurikije The Catholic Herald, Papa Francis yavuze ngo umugambi w'Imana ni ukubumbira hamwe ikiremwa muntu cyose. None arashaka kubumbira ikiremwa muntu cyose hamwe ku mategeko yande? Mbese ni ugukurikiza ukuri cyangwa no gukurikiza ibinyoma? The Catholic Universe nabo baranditse ngo gushaka ubumwe bwa Gikristo birimo biragenda bitera intambwe ishimishije. Byavuzwe na Papa. Barakomeza ngo mu gihe yizihizaga isabukuru y'imyaka 25 y'urwandiko rwa gishumba rwa Papa Paul wa II ruvuga ku bumwe bwa Gikristo, Papa Francis yavuze ko asangiye ukutihangana ariko kwiza nabo bose bumva ko hari byinshi cyane bigomba gukorwa kugira ngo ubumwe bwa Gikristo bugerweho. Yakomeje kandi avuga ko abakristo bakwiye kwishimira intambwe imaze guterwa mu guhuriza hamwe ubukristo bwose. Igitangaje cyane muri ibi ni uko igihe Papa Francis yari muri Kazakhstan mu kwezi gushize yavuze ko nta bwirizabutumwa rikwiye kongera kubaho. Aravuga ngo abantu ntabwo bakwiye gukomeza kubwiriza ubutumwa ngo kubera yuko Imana ariyo yashyize aya mayobokamana yose mu isi. Ndetse kandi ngo nubwo hari ibintu ayo mayobokamana cyangwa ayo matorero atagiye ahuza bitandukanye, ngo ibyo ntacyo bivuze ukurikije ingengamikorere ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Rero mu by'ukuri icyo turimo turabona ni uko arimo arakumira kandi akabuzanya itegeko ry'ibanze Kristo yahaye abigishwa be ry'uko bagomba kwigisha ubutumwa mu mahanga yose yo mu isi yose, maze agahera ko akagaruka. Rero ibintu byarakomeje. Iyi ni video ya Papa Francis ubwo aheruka gusura Canada, aho yari agiye no gusaba imbabazi ku byaha bikomeye byakozwe n'abapadiri ku bana batoya. Ndetse kandi aho yahaboneye amahirwe yo kwimakaza gahunda ze zijyanye n'ibidukikije. Reka tumukurikire. Uhumugisha abo bose bazajya muri aya mazi bakayakoresha. Ubarinde mu rugendo rwabo rwa buri munsi bagusanga, ndetse no mu murimo ukomeye bakorera abandi, hamwe n'umuhati wabo wo kwita ku bidukikije.
Data, binyuze mu kimenyetso gitagatifu cyo kuminjagira amazi, kitwibutse kubyarwa ubwa kabiri kwacu tubyawe n'amazi ya Roho, mu gihe dutegereje ijuru rishya n'isi nshya. So if all the fraternities None rero niba ubu bumwe bwa kivandimwe ndetse n'aya mayobokamana atandukanye n'amatorero atandukanye utiteye ku cyerekezo cyayo cyangwa ibyo yigisha, cyangwa se ngo niba ataranumvikanaga, Papa Francis yavuze ko ibyo byose bigomba gushyirwa ku ruhande maze hakabaho kubana mu mahoro. Nge nta kibazo mfite cyo kubana n'abantu mu mahoro, ariko ukuri twakwibaza ni uku nguku: mbese igihe dushaka ubwo bumwe, ukuri ntabwo kwahazimirira? Bibiliya iravuga ngo hariho inzira imwe gusa itugeza mu ijuru, ntawe ujya kwa Data atanyuze kuri Yesu Kristo. Kandi niba amayobokamana yigijeyo Yesu Kristo, haba hari ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko Yesu Kristo ari Imana mu buryo bwuzuye. Yesu Kristo yaje muri ino si kugira ngo ahuze ikiremwa muntu n'ubumana. Yaje muri ino si kugira ngo ashyire umusaraba hagati y'ikiremwa muntu n'Imana kugira ngo kibashe gusubira ku Mana. Ukuboko kumwe kwe gufashe ku bumana, naho ukundi kuboko gufashe ku kiremwa muntu, kandi umugambi we wari ukongera guhuriza hamwe umuntu n'Imana. So human fraternity, rero ubu bumwe bw'umuntu bwa kivandimwe bushingiye ku kandi gakiza kari ko kose katari Yesu Kristo, ntabwo ubwo ari ubumwe bukomoka ku Mana. None se ubutumwa bwiza ubwo buteshwa agaciro gute? Ubutumwa bwiza bwo mu ijuru buteshwa agaciro bugahindurwamo kugira ubuvandimwe busanzwe. Nta kindi kintu baba bakoze. Dushobora guhurira hamwe n'abandi ahantu hatandukanye, ariko ntabwo tugomba guhurira hamwe cyangwa se ngo dufatanye nabo mu bikorwa by'iyobokamana, kuko ibyo ngibyo Imana itabyemera namba. Urwego byaba biriho urwo ari rwo rwose. Niyo mpamvu rero hagomba kubaho ugutandukana. Rero hano hari inzu y'amatorero yose afite uko yizera Aburahamu, kandi ngo iyi nzu igomba gufungurwa muri uyu mwaka wa 2022. Igihe kiraje kugira ngo aya matorero yose yibumbire hamwe ku kiguzi cy'uko bagomba kwigizayo ukuri. Ku rundi ruhande nanone, Crux y'Abagatolika yaravuze ngo niba Perezida Biden akeneye gupfuka inguma za Amerika, azakenera itorero rye. Mu yandi magambo, azakenera itorero Gatolika ry'i Roma. Ubwo rero itorero na leta bigomba guhurizwa hamwe. Igihe ibyo bimaze kugera ku mwuzuro wabyo, hazashyirwaho amategeko ajyanye no kugura no kugurisha, ndetse no gutangazwa no gushyira mu bikorwa ku mugaragaro ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbese tugeze hehe kuri kino kimenyetso? Reka dukurikire ano makuru. Bayobozi, mbese mwiteguye gahunda nshyashya y'isi? Imyumvire y'abantu iracyari nk'iyo mu kinyejana cya 19. Ndibwira yuko iki ngiki ari cyo kibazo cy'ingenzi cyane dufite ubu ngubu ku rwego rw'isi yose. Nabona kivuga ngo ibihugu byayo bigomba kwigenga no gushyigikira ubwigenge bw'igihugu, ndetse no gukoresha imbaraga cyangwa se kudakoresha imbaraga. Kandi ndizera yuko ibyo ngibyo ari byo bibazo by'ingenzi cyane ubu ngubu dufite iki gihe. Ndatekereza ko turi ubu ngubu nshigiye ku kibazo ubajije cy'iyi gahunda nshyashya isi igomba kwerekezwamo, kandi ikibazo cya Ukraine nicyo kizaba ishingiro cyane mu kugena aho isi igomba kwerekeza. Kandi mbere yuko turi mu gihe cyo gufata umwanzuro aho ngaho tugomba kujyana isi, ndetse ingaruka nziza z'intambara ya Ukraine nuko ari cyo kintu cy'ibanze kizagena icyo kintu, bityo bikagena uburyo isi yo kuzajya noneho ikemura ibibazo byayo mu gihe kiri imbere. Nyuma y'ikibazo cya Ukraine, ntabwo ari ikibazo cy'Ubushinwa na Amerika, ahubwo itegeko isi yagenderagaho ubu ngubu ryose rishingiye ku kintu cyitwa ubukungu.
nterwa ishema na papa wanjye bitewe n'uko yigeze kuba umujyanama w'umuntu witwa Tony Nixon. Rero nanjye nakunze gukurikiza cyane uburyo yabonaga ibintu n'uburyo ukuntu ubukungu bugenzurwa iki gihe birimo ikibazo kandi bigomba guhindurwa. Kandi ibyo ndimo ndabona muri iyi si ni uko tugeze ubu ngubu ku ntangiriro zo guhindura icyerekezo mu buryo bukomeye. Kandi reka ibi ngibi bivuge nitonze cyane, tugiye guhindura uburyo bwari busanzwe bwo kugenzura amafaranga maze tureme ubundi bushyashya. Kandi ubwo buryo bushyashya bwo kugenzura amafaranga ni ubwo twita blockchain. Busobanuye ifaranga ry'ikoranabuhanga rya elegitoronike. Kandi bigasobanura kubika no kubara buri kintu cyose gikorewe mu bukungu. Bikazadufasha kumenya ikintu cyose kirimo kirajya mbere. Bizanadufasha gusobanukirwa neza uburyo guverinoma n'abantu babanye. Kandi ku rwanjye ruhande natekereza yuko hakenewe amategeko runaka arengera ikiremwamuntu ashingiye ku ikoranabuhanga, kuko tuzaba dufite amafaranga nanone agenzurizwa mu ikoranabuhanga. Gusa nanone uburyo bushyashya bw'amafaranga buzajya bushingiye mu kubugenzurira mu gihugu. Abantu benshi bazi ko amafaranga y'ikoranabuhanga ari ayitwa crypto gusa. Kandi icyo nabonye ni uko ibihugu bikomeye muri iyi si byatangiye gushyiraho iryo faranga rya elegitoronike. Nk'urugero Ubushinwa ni ubwa mbere, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubukurikiza, yewe n'Uburayi na Afurika bizahita bifata icyo cyerekezo. Kandi ikibazo ni iki ngiki, mbese ubwo buryo bushyashya bwo kugenzura amafaranga buzabasha gukemura ibibazo byose abatuye isi bafite ubu ngubu, bityo umuntu wese utuye ku isi azagira amahirwe yo kugira ubuzima bwiza kurushaho. Kuko icyo ngicyo nicyo kintu cy'ingenzi iyi gahunda nshyashya y'isi igomba kuzibandaho. Iyo ubajijwe ngo gahunda nshyashya y'isi igiye kuzaba imeze gute, igisubizo ni uko bizashingira ku kuntu tuzakemura ibibazo dufite ubu ngubu. Rero ubu ngubu iki ni igihe kugira ngo twibaze uburyo dukemura icyo kibazo. Kandi ibyo ngibyo bizaba biri kimwe mu bisubizo by'uburyo gahunda nshyashya y'isi igiye kuzaba imeze. Uretse ibi ngibi bavuze by'iyi mikorere mishya bagiye gushyiraho, tugomba kureba neza n'uburyo bino bintu bazabigenzura. Reka dukurikirane ano makuru. Vuba cyane abantu bazaba bagenda dutuma tubagenzura turi kuri bo cyangwa se turi mu mibiri yabo. Kandi utwo twuma tuzajya twemerera Google, Facebook cyangwa se guverinoma y'Ubushinwa n'undi wese kugenzura ibirimo kubaho mu mubiri wanjye. Iki gitekerezo cy'uko abantu bafite umwuka cyangwa se ubundi muntu w'imbere ufite uburenganzira bwo guhitamo, hakaba ari nta muntu wamenya ibimuberaho imbere muri njyewe, icyo nahitamo cyose, byaba ari mu matora cyangwa se icyo nagura mu isoko, ibyo bikaba ari amahitamo yanjye. Byararangiye ibyo. Dufite tekinoloji ubu ngubu yo kwinjirira ibiremwa muntu. Uburyo bushyashya bwo kugenzura bumaze gukorwa ubu ngubu kugira ngo bahangane n'ikibazo cya COVID. Igihe kizaba kirangiye, amaleta amwe agomba kuzavuga ngo yego, hashobora kuza ikindi cyorezo cya kabiri cya COVID. Rero tugomba guhora twiteguye, kandi hari na Ebola ndetse n'ibicurane regular flu, kuki tutarinda abantu ibyo ngibyo nabwo dukoresheje uburyo bwo kugenzura. Rero intego izaba ari uko tugomba gutinza iki kibazo, kandi iki ni igihe iri genzura rigomba kujya imbere mu ruhu. Amaleta gusa ntashishikajwe no kumenya aho urimo urajya n'uwo uhora nawe, ahubwo no kumenya ibirimo birajya imbere mu mibiri yacu. Kumva yuko bashaka kugenzura n'ibiri imbere mu muntu wese, bakagenzura buri kintu cyose n'ikiri mu mutima we. Bibiliya iravuga ngo abakire n'abakene, abakomeye n'aboroheje, buri wese azaba agomba kumvira iyi nyamaswa, Kiliziya Gatolika y'i Roma, ndetse no kwakira ikimenyetso cyayo.
Hano baranditse ngo umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu bw'isi wasohoye inyandiko ihamagarira isi yose kwitabira uburyo bwo gucecekesha bakoresheje ikoranabuhanga rya artificial intelligence ndetse n'irindi ryitwa human intelligence. Isi yiteguye gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ryavuze ko kizabaho nta kabuza. Reka twongere dukurikire aya makuru. Mbese Uburayi buri mu nzira ibuganisha mu rugendo rwo kugenzura abantu nk'uko mu Bushinwa bimeze? Irangamuntu y'ikoranabuhanga y'Uburayi ukabaho umushinga w'ubumwe bw'Uburayi wo kuzarema irangamuntu y'ikoranabuhanga uvuga yuko bizoroshya cyane ubuzima bw'abaturage kandi bakazarushaho kugira umutekano mu ikoranabuhanga. Ariko ntibyakomeje kuvugwaho na benshi mu nshingaamategeko y'Uburayi kuko bamwe bavuga yuko ikintu kizatuma bambura uburenganzira runaka abantu. Umwe mu bagize iyo nteko ishingaamategeko witwa Chris wakuriye muri Crimea akomeza gutanga umumuro mucyo yita Chinification cyangwa se guhindura Uburayi mu buryo bumeze nk'ubw'Ubushinwa. Kugeza ubu turimo turabona yuko abantu bashaka kurema Uburayi nk'Ubushinwa kuko ibi bibera mu Bushinwa aho abaturage bagenzurwa na za leta binyuze mu ikoranabuhanga, aho leta igenzura buri kimwe cyose umuturage akoze guhera mu itangiriro ukagera mu iherezo. Mbese ni gute abantu bashaka iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga? Nyamara rimwe na rimwe umuryango w'abibumbye uzana ibitekerezo byiza, ariko intego nyamukuru ari ukugira ngo urenganye abantu kugira ngo ubashe kurema uburyo bwo kugenzura abantu buruseho. Iki cyemezo cy'uko wakingiye mu Burayi kigaragara yuko cyakomeje kuba ari ikintu kitazahoraho, ariko Urusiya rushaka kuzacyongerera uburemere ku buryo kizageza mu kwa gatandatu k'umwaka utaha. Icyemezo cy'uko wakingiye cyakomeje gukoreshwa mu gukumira abantu batakingiwe mu kwambuka imipaka, mu kwinjira ahantu hacururizwa ibintu cyangwa se gukoresha imodoka rusange, yewe no kujya mu kazi kabo. Nyamara byarimo imyigaragambyo ikomeye cyane no kwambura uburenganzira abantu ku giti cyabo kurenza ibyo Uburayi bwari bwarabonye mu myaka myinshi yari ishize. Abantu bagiye batandukanye barimo gusaba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kurema iyi rangamuntu nshyashya y'ikoranabuhanga nk'uburyo bwo kwirinda yuko bakwibwa, ndetse hari n'abantu benshi cyane babishyigikira bari mu nteko ishinga amategeko. Si muri Europe gusa kandi yewe no mu Burayi ndetse no mu mujyi w'i Roma hose batangiye iki gikorwa cyo kurema irangamuntu z'ikoranabuhanga bikazarushaho kugenzura cyane abantu, kandi abari mu myanya yo hejuru n'abayobozi batandukanye bizera yuko iki ngiki kizatuma arwanya ihindagurika ry'ibihe, nk'urugero rwo gukoresha amagare mu cyimbo cy'imodoka. Uburyo bushyashya bw'ikoranabuhanga buzaba bworoshye cyane ko buzabasha kujyana n'irangamuntu y'umuntu ku giti cye. Hari ntabwo uzaba ukeneye kujyana isakoshi yawe cyangwa telefone yawe kugira ngo wishyure mu gihe kizaza, kuko Mastercard yashyizeho uburyo bushyashya bwo kwishyura ariko ukoresheje isura yawe. Uyu mugabo A.J. Barrett ni umwe mu bashinzwe icyiciro mu muryango wa Mastercard. Ni tekinoloji nziza cyane izatuma abaguzi babasha kwishyura baseka bakoresheje amasura yabo nta kindi basabwe. Iri ni itandukaniro rya demokarasi no guha uburenganzira bwawe leta. Iyo uzi buri kimwe cyose leta yawe ikora, iyo ni demokarasi. Ariko iyo guverinoma izi buri kimwe cyose kuri wowe, ibyo byo byitwa tyranny. Now is it only me speaking about these issues? Rero ntabwo ari njyewe njyenyine uri kuvuga bino bintu, ahubwo hari n'abandi bari gusoma iyi nyandiko yanditse ku rukuta. Uyu yitwa Malcolm Roberts, akaba ari umunyapolitike muri Australia. Reka twumve icyo yavuze kuri ino ngingo. Abatunze amafaranga menshi ku isi bazaba batunze buri kimwe cyose: inzu, inganda, amafamu, amamodoka, kandi buri munsi abaturage bazajya bakodesha ibyo bakeneye niba amarangamuntu bazahabwa azaba bibemerera. Umugambi w'iri tegeko rishya ry'isi ni uko ugomba kuzapfa udafite ikintu utunze. Ikibi cy'uyu mugambi ndetse na nyirawo ariwe Klaus Schwab arashaka kuzafata ibintu byose abikure mu maboko y'abanya-Australia. Abasenateri mwese muri iki cyumba gushyigikira iyi gahunda y'itegeko rishya ry'isi bibangamiye uburenganzira bwacu bwite ndetse n'umudendezo hamwe n'ubwigenge. Vuba aha cyane guverinoma izajya ibwira abahinzi ibyo bagomba guhinga ndetse iha n'abanya-Australia nibagura ibintu udashaka ko bagura. Ibi ngibi byaratangiye binyuze mu mategeko mashyashya yashyiriweho ubuhinzi bwa Australia. Inzu zo kugenzura mu buryo butoya abantu n'umwuka uhumanya ikirere bakoresha biri hafi kuzashyirwa mu bikorwa hakoreshejwe iki kintu bita Digital Identity Bill, kugira ngo amaleta abashe kugenzura amahitamo y'abantu ku byerekeranye n'ibyo bagomba kugura.
banki za Australia zagaragaje yuko zishimiye icyo kintu cyo gushyirwaho iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga, maze bakavuga yuko bizabemerera kurema uburyo bwiza bwo kubona abakiriya babo. Aya ni nayo mabanki akomeza kuvuga yuko hari ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe nk'uburyo bwo kwanga gutanga inguzanyo. None ikibazo cyanjye ni iki ngiki: mbese ibyo twavuze byose mbere bikenewe byaba byaramaze gushyirwa mu mwanya wabyo kandi byiteguye kwifashishwa mu gihe nyacyo gikwiriye? Dushatse twavuga ngo uyu munsi cyangwa vuba aha ngaha. Igisubizo ni yego. Hano NBC News yaravuze ngo inganda zikomeye zabonye imbaraga ubwo abayobozi bakuru bazo bafatanyaga na Papa Francis. Bakomeje ngo ubu kapitalisme bwahuye n'ubugaturika kuri uyu wa gatatu, kandi abayobozi bakomeye b'inganda ku isi yose batangaje ubufatanye bwabo na Papa Francis. None ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: mbese urubuga rwarateguwe kandi intambara iheruka igiye kugera ku musozo wayo, kandi urugamba ruheruka rugiye kwambikana bwa nyuma bidatinze? Ino nkuru ya Life Society iravuga ngo Papa Francis yemeje itegeko ry'uko hagomba gushyirwaho telefoni zigenzura mu bijyanye n'ubutasi bw'iby'amafaranga. Ubu Papa ubwabwo ntabwo bushobora kwifasha muri kino gikorwa cyo gukoresha telefoni mu kugenzura no kuneka abantu, ahubwo bukoresha abakozi babwo bize ikoranabuhanga. Ndibuka yuko mu bihe byashize iyo nk'umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageragezaga byibuze no kuvuga ku kintu kimeze nk'iki ngiki cy'uko ashaka kugenzura abantu, yahitaga ajyanwa mu rukiko ndetse byaba na ngombwa akaneguzwa. Ariko ino si yarahindutse cyane. Ibyahishuwe 18 umurongo wa 23 haranditse ngo umucyo witabaza ntuzongera kuboneka muri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umugeni n'iry'umukwe ntibizongera kumvikana muri wowe ukundi, kuko abatunzi bawe barabakomeye bo mu isi kandi amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Umurongo wa 24 haranditse ngo kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ayabera n'ayabiciwe mu isi bose yabonetse. Rero iyi mirongo ya Bibiliya irakomeye cyane. Iri jambo uburozi rikomoka ku ijambo pharmakeia, bikaba ari ibintu bihuye cyane na Vatikani. Kubera yuko Vatikani nayo ifite ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwayo, ari bwo buvuzi bushingiye kuri pharmakeia, kandi ntibushingiye ku mahame dusanga mu byanditswe byera. Rero mu ncamake ya byose dusoza, reka turebe ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Hano hari ikinyamakuru cy'abajesuite b'abanyamerika cyitwa America the Jesuit Review, kandi baravuze ngo COP26 ntabwo yageze kure aho twashakaga. Ubu ni igihe cyo gufata icyerekezo cya Papa Francis ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Mu yandi magambo, ubwo ntabwo bagishaka politike gusa, ahubwo barashaka yuko n'iyobokamana naryo ryihuriza hamwe muri bino bikorwa. None se ni gute bino bintu bizashyirwa mu bikorwa, kandi ni gute bizakoreshwa mu guhatira abantu kuramya inyamaswa ya mbere? Bibiliya irasobanutse neza. Iyo ivuga ku bijyanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi iyo nyamaswa nayo ubwayo yatubwiye neza icyo ikimenyetso cyayo ari cyo. Yaravuze ngo ikimenyetso cy'ubutware bwacu bw'ikirenga ni uko twahinduye ukwera ku munsi w'isabato tukakuvana Saturday tukagushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru Sunday. Rero kubwo kwiha ubwo bubasha bwo guhindura ukwera ku munsi, ubwo yari imaze kwishyira hejuru y'amategeko y'Imana, ndetse ubwo inavuga yuko isumba Imana. Rero kino ni ikibazo kijyanye na nyir'ubutware uwo ari we, kandi Bibiliya yatuburiye yuko nitwemera ububasha ubwo ari bwo bwose butari ububoneka muri Bibiliya, by'umwihariko ububasha bw'iyi nyamaswa, icyo gihe tuzagirana intambara n'Imana n'ijambo ryayo. Rero baravuze ngo ubu kino nicyo gihe cyo gufata icyerekezo cya Papa Francis ku mihindagurikire y'ikirere. Mbese hazakurikiraho iki igihe runo rwandiko rwa Laudato Si ruzashyirwa mu bikorwa ku isi yose? Uru rwandiko rwa Laudato Si rufite amahame y'iyobokamana bifuza ko akoreshwa mu nzego za leta, kandi by'umwihariko runo rwandiko rufitemo n'itegeko ry'icyumweru mo imbere. Aha naho baranditse ngo umunsi w'icyumweru dimanche ni umunsi wo gusenga, ntabwo ari umunsi wo guhaha. Byatangajwe na guverinoma yo muri Polonye. Rero isi irakomeje cyane mu mugambi wo gushyiraho itegeko ry'icyumweru.
Hano naho baravuze ngo amatorero yose arashaka umunsi w'icyumweru uhariwe imihindagurikire y'ikirere. Iki ni igikorwa kigiye kwaguka cyane ku isi yose, kikajya kibaho buri cyumweru kandi ku isi yose. UCA News iravuze ngo Papa Francis niwe mupapa utabara ibyaremwe. Barakomeza ngo ubwo tubona ukwangirika kw'ibintu byinshi mu bidukikije gutewe n'imihindagurikire y'ikirere, tugomba kumva umuhamagaro wa Papa Francis wo gutabara uyu mubumbe. Rero ntabwo wahakana uku kuri, kuko iyi si yose ishyizwe mu cyerekezo cyo gukurikira iyi nyamaswa iyitangarira, kandi ugutangazwa kw'ikimenyetso cyayo nicyo shingiro ry'ibintu byose, kuko niho ubutware bwayo bushingiye. Mbese ninde ufite ububasha bwo gutegeka abantu bose kumvira? Mbese ni ubupapa cyangwa ni ijambo ry'Imana? Luka 21:28 haranditse ngo nuko nimubona ibyo byose bitangiye kuba, muzubura amaso yanyu murarame murebe hejuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Nizera n'umutima wanjye wose yuko urubuga rw'intambara iheruka rwamaze gutegurwa neza, kandi ibi bimenyetso by'imperuka biri imbere y'amaso yacu, ndetse nizere yuko amahitamo agomba gufatwa akwiye gufatwa iki gihe, tugafata Imana n'ijambo ryayo nk'igipimo cyo kwizera kwacu, cyangwa se tugafata indongozi z'amatorero yo mu isi nk'igipimo cyo kwizera kwacu, mu gihe izo zo ziyobowe n'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Imana iduha ubwenge bwo guhitamo neza. Reka dusenge. Heavenly Father, Data udukunda uri mu ijuru, ubwo amateka agenda asatira umusozo wayo, kandi ikiremwa muntu kikaba kigeze aho kigomba guhitamo ubutware kigomba kumvira ubwo ari bwo, uduhe kugira amahitamo meza. Niryo sengesho ryanjye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Thank you.